Eyo n'umuhungu wanyu muhanzi mukunda benshi Khalfan Shakuru aka Govinda. Kugira ngo berwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanye nicyo nkurikirana kugira ngo berwe. Hey there, my name is Juan, I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover. This is the best station. Nitwa Moses, mu designer wa motions, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. I'm Tanga, nkurikirana Tsapa Fashion Show. Hello, my name is Kente Christabel. I'm a fashion designer from Uganda. When I'm in Rwanda, I watch Tsapa Fashion Show. Kwambara neza ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nitwa J Rwanda, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. Ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show, hahandi tubagezeho amakuru agezweho ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Nge rero ndi Fabrice Ndayishimiye, iki akaba ari ikiganiro Tsapa Fashion Show. Yes, nkuko rero nababwiye iki ni ikiganiro Tsapa Fashion Show. Uyu munsi rero tubafitiye udushya twinshi ndetse n'umutumirwa. Araza gutangira twibwira, atubwire n'ibyo akora, hanyuma dukomeze. Nkuko nababwiye rero nababwiye ko dufite umutumirwa wacu akaba ari umujene cyane, reka atangire atwibwira anatubwira n'ibyo akora. Ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Ikaze cyane, murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye n'ibyo ukora kugira ngo abantu bose bakumenye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ngabitsinze Abdul Wahab. Nkaba nkora ibijyanye na fashion show. Nkaba ndi managing director wa company yitwa Berwa Platinum, ari nayitegura igitaramo cyitwa Rwanda Modest Fashion Show. Abdul, turakwakiriye rero mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Ese nk'umuntu wenda utaruzi iyo Rwanda Modest Fashion, ushobora kuyisobanura neza kugira ngo n'umuntu utaruyizi abashe kuyisangamo, abashe kumenya icyo ari cyo? Nkuko nari mbivuze n'ubundi, Rwanda Modest Fashion Show ni igitaramo cyo kumurika imideri, ariko ikaba igira insanganyamatsiko ivuga ati ubwiza bw'uwikwije. Ni igitaramo kimaze kuba inshuro zigera kuri 2. Navuga ngo ubu ngubu nibwo tugiye gutegura inshuro ya 3. Cyatangiye mu 2016. Uyu mwaka muri kuduteganyiriza ikibwo noneho? Ubundi uko iyi Rwanda Modest Fashion Show igenda ibaho, habaho umwihariko wa buri gitaramo. So kuri iyi nshuro ya 3 tumaze ubu ngubu navuga ko imyiteguro igeze kure cyane, yuko uyu munsi twasoje ndetse na casting ku banyamideri tuzakoresha. Ubwo rero navuga ko intambwe y'iki gitaramo nayo tuyirimo, harabura ukwezi kumwe. So itariki 16 z'ukwa 12 nibwo iki gitaramo giteganyijwe. So navuga ko rero imyiteguro tuyigeze kure. Ubu tugiye gutangira kujya mu bijyanye no kwamamaza cyane, ndetse kureba abafatanyabikorwa batandukanye. Iki nacyo rero navuga ko tugeze hagati mu myiteguro. Ngira ngo rero nk'abamodo mutitabiriye iyi casting mushobora kuba mwahombye kubera ko deja yarangije kuba. Reka rero twikomereze n'igice cyacu cya Fashion and Lifestyle News. Mu makuru tubafitiye nuko Miss Rwanda 2018 Iradukunda Liliane nawe yagiye guhatanira ikamba rya Miss World mu Bushinwa mu gace kitwa Sana. Uyu rero akaba ari Miss Rwanda wa 3 ugiye guhatanira ikamba rya Miss World. Birumvikana rero ko ari iby'agaciro ndetse nishema kuri twebwe nk'abanyarwanda. Uzegukanira ikamba rya Miss World akaba azatangazwa ku itariki 8 Ukuboza muri uyu mwaka turimo. Reka rero twifurize Miss Liliane amahirwe masa no kuzahesha ishema igihugu cyacu. Mu yandi makuru tubafitiye nuko igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2018 ari we Umunyana Shanita, nawe agiye kwitabira irushanwa rya Miss University Africa. Iri rushanwa rero akaba ari irushanwa ryitabirwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza. Urumva rero ko biri kose Shanita nawe ashobora kuba yaratangiye kwiga. Umunyarwandakazi rero uheruka kwitabira iri rushanwa akaba ari Miss Umutoni wa Selinda. Ikindi twabwira rero nuko iri rushanwa naryo rizaba muri impera y'umwaka. Reka rero twifurize nanone amahirwe masa kuri Miss Shanita.
Anyway, reka rero twikomereze n'umutumirwa wacu akomeze atuganiriza ku bijyanye n'igitaramo kigiye kuzaba uyu mwaka. Abdul, dusanzwe tumenyereye nyine ama event atandukanye yerekana imideli. Ese Rwanda Modest itandukaniye n'andi ma event dusanzwe tuzi, wenda urugero nka Kigali Fashion Week, Rwanda Culture Fashion Show? Iyo Modest, Rwanda Modest itandukaniye hehe n'ayo marushanwa yandi? Itandukaniro birahari cyane kuko waruvuze Kigali Fashion Show ndetse na Rwanda Culture. Mu by'ukuri Rwanda Modest itandukaniro navuga riri hagati hamwe n'izo event. Ubundi twebwe twibanda cyane ku myambaro igezweho cyangwa se uburyo umunyarwanda akwiye kwambara muri iki gihe. Ndahera kuri Rwanda Culture Fashion Show, ni event nziza kandi yerekana uburyo umuco w'abanyarwanda, umuco mu myambarire se bambaraga bate. Noneho wagaruka kuri Kigali Fashion Show, nayo ni event ubona ko ihuriramo imico itandukanye. Navuga ngo ushobora kuba wajyamo ukabona ese abazungu bambara bate, ese abanyafurika muri rusange bambara gute. Harimo imico itandukanye, ariko iyo urebye nka Modest, Rwanda Modest Fashion Show ni igitaramo kigendera ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Si uvuga ngo twerekana uburyo umunyarwandakazi yambaraga kera, ahubwo noneho twebwe turavuga ati se umunyarwanda w'ubu ngubu tugendeye kuri za ndangagaciro z'umunyarwanda, ese akaba yambara gute? Ubwo rero niyo mpamvu twanayihaye insanganyamatsiko igira iti ubwiza bw'uwikwije, ari naho abantu bakomeza kugenda wenda bibaza se umuntu wikwije agaragara ate. Isigasira wa muco mu bijyanye n'indangagaciro zo mu myambarire, ariko nanone tukanerekana yuko u Rwanda twihagije. Ariyo mpamvu dukorana n'abanyarwanda, abahanga imideli cyangwa se aba designer bo mu Rwanda, kugira ngo twerekane yuko nta mpamvu yo kwambara nka kanaka ariko iyo hakurya y'inyanja, ahubwo yakabaye yambara nk'umunyarwanda kandi akaberwa. Abdul, ukomeje ku kintu cy'indangagaciro cyangwa cyo kwerekana umuco muri event yanyu, ariko umuntu yakwibaza ati ese Rwanda Modest ihuriye he n'idini ya Islam cyangwa itandukaniye n'idini ya Islam? Cyane ko abantu benshi bitabiriye wenda aya ma event yabanje, byagiye bigaragara ko imyambaro yagiye yerekanwa cyane ari imyambaro ikunda kugaragara mu bantu baba mu idini ya Islam. Mbere rero yuko Abdul adusubiza, reka tubanze twinjire mu gice cyacu cya Fashion Academy. Muri Fashion Academy rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'utu etikete cyangwa udutambaro tuba ku myenda yacu. Abantu benshi rero ntabwo bajya bamenya agaciro katwo, kubera ko usanga rimwe na rimwe baduciye kubera ko batazi akamaro katwo. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe icyo utwo dutambaro dusobanura. Kwita ku myenda tugura kugira ngo irambe cyangwa se itangirika ni ibintu buri wese yifuza. Akaba ariyo mpamvu imyenda tugura iba ifite ibirango bidufasha kumenya uko twayifata neza, haba mu kuyimesa, kuyumutsa cyangwa se kuyitera ipasi. Ibimenyetso bikunze kuba ku gapapuro gafashe ku myenda imbere bikubiyemo ibyiciro bine. Hariho ibimenyetso by'uburyo wasukura imyenda cyangwa se kuyimesa, ibyo kumutsa imyenda, ibyo kuyigorora cyangwa se kuyitera ipasi, n'ibyo kuyiteramo irangi. Duhereye ku bimenyetso byo kumesa imyenda, ibi bimenyetso biba bimeze nk'ibasi irimo amazi. Iki kimenyetso gisobanura ko ushobora kumesa imyenda mu kigero gisanzwe mu mashini imesa. Ikimenyetso gishushanyijemo ikiganza mo hagati kivuga yuko ushobora kumesesha umwenda wawe intoki. Iyo hariho akadomo kamwe bivuze ko umesa umwenda wawe ku kigero cya degre Celsius 30. Iyo harimo tubiri ni degre Celsius 40. Utudomo dutatu two tuvuga ko umesa imyenda yawe muri degre Celsius 50. Utudomo tune ni degre Celsius 60. Utudomo dutandatu two tuvuga ko wamesa imyenda mu mazi afite degre Celsius 95. Igishushanyo cy'ibasi irimo amazi haciyemo uturongo tubiri
bivuga ko utagomba kumesa imyenda mu mazi ahubwo ukawumesa mu mashini yabugenewe idakoresha amazi aribyo dukunda kwita dry clean. Igishushanyo cy'ibasi irimo amazi munsi haciyemo uturongo tubiri bivuga ko ugomba kumesa umwenda woroheje kuko uwo mwenda uba woroshye mu buryo bwo kugira ngo udacika. Ku bijyanye n'ibimenyetso birebana no gutera ipasi, ikimenyetso gishushanyijeho ipasi kimeze gutya kivuga ko watera ipasi umwenda wawe nta kibazo. Ikimenyetso gishushanyijeho ipasi harimo utudomo tubiri mo hagati cyo kivuze ko umwenda ushobora guterwa ipasi ariko ku rugero rugereranije. Umwenda uriho igishushanyo cy'ipasi iriho utudomo dutatu byo bivuga ko ugomba gutera uwo mwenda ipasi ku rugero rw'ubushyuhe bwo hejuru. Naho igishushanyo cy'ipasi irimo akadomo kamwe bivuga ko ugomba gutera uwo mwenda ku rugero rw'ubushyuhe bwo hasi. Ibimenyetso byerekana uko wumutse imyenda byo biba ari igishushanyo cya mpande enye n'uruziga imbere. Ikimenyetso cy'uruziga ruri muri mpande enye cyo kivuga ko ushobora kumutsa uwo mwenda nta kibazo. Iyo akaziga karimo utudomo dutatu bivuga ko ushobora kumutsa uwo mwenda ku kigero cyo hejuru. Iyo harimo utudomo tubiri bivuga ko ushobora kuwumutsa ku kigero kigereranije. Naho iyo harimo akadomo kamwe bivuga ko ugomba kumutsa uwo mwenda ku kigero cyo hasi. Uruziga na mpande enye ruciyemo imirongo byo bivuga ko bitemewe kumutsa uwo mwenda mu mashini. Ibimenyetso bijyanye n'ibyo gutera irangi mu myenda byo biba ari mpande eshatu cyangwa se triangle mu Gifaransa. Igishushanyo cya mpande eshatu kitarimo ikintu na kimwe kivuga ko uwo mwenda ushobora guterwa irangi iryo ari ryo ryose. Naho igishushanyo cya mpande eshatu kirimo uturongo tubiri dutambitse cyo kivuga yuko irangi ryonyine ushobora gushyira muri uwo mwenda ari iridafite chlorine. Naho ikimenyetso cya mpande eshatu giciyemo uturongo tubiri kivuze yuko uwo mwenda utagomba guterwa irangi iryo ari ryo ryose. Hakaba hari n'ibindi bimenyetso byerekana uko wasukura umwenda udakoresheje amazi. Ibimenyetso rero birangwa n'utuziga. Iyo hari akaziga kamwe katarimo ikintu na kimwe bivuze yuko uwo mwenda ushobora kuwumesa mu mashini idakoresha amazi. Iyo harimo akaziga karimo inyuguti ya F byo bivuga yuko ugomba gusukura uwo mwenda ukoresheje iyi mashini nta yandi mabwiriza adasanzwe ukoresheje. Naho umwenda uriho uruziga rurimo inyuguti ya P bivuga yuko nta bundi buryo wakoresha usukura uwo mwenda usibye imashini idakenera amazi cyangwa se ibyo twita dry cleaning. Iyo umwenda uriho ino nyuguti ya P ntabwo ugomba kuwufurisha amazi. Naho ikimenyetso cy'uruziga giciyemo uturongo tubiri bivuze yuko utagomba na rimwe gukoresha iyi mashini usukura uwo mwenda. ngira ngo rero murabibonye akamaro ka etikete. Abdul, wowe waba waruzi akamaro k'utu etikete nk'umufashionista? ubundi uzibye ko hatari n'abantu benshi bakunze kubisobanukirwa cyane, ariko ubundi etikete ahanini ni imwe mu bishobora kuba byakwereka neza se uwo mwenda niba ari isuku yawe imeze ite, ese utunganywa mu buhe buryo, cyangwa se unagaragaza n'ikirango cy'uwawukoze. Yes, reka twikomereze rero n'ikibazo cyacu twari twakomeje mbere. Ese Rwanda Modest ihuriye he n'idini ya Islam? Ese itandukaniye n'idini ya Islam? Navuga ko ntago bitandukanye cyane, kubera yuko iyo urebye ino nsanganyamatsiko ubwiza bw'uwikwije ahanini ku basilamu, by'umwihariko nanjye ndi umusilamu, ariko iyo urebye amahame yacu y'abasilamu hariho kwikwiza, twebwe n'inkashira ni nk'itegeko kwikwiza. Noneho ino nsanganyamatsiko igenewe abanyarwanda bose bitewe n'uko mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda harimo kwikwiza. Niyo mpamvu rero abasilamu navuga ngo bahura n'iyi nsanganyamatsiko yacu kugira ngo igitaramo gihure ndetse n'abanyarwanda bose. Hari amadini atandukanye nk'abadeperi, abadive, ni abantu nabo ubona ko ku ndangagaciro bagerageza kandi bashizeho amahame yabo nabo bagenderaho. Mu by'ukuri rero Islamizamo bitewe n'uko bo ikijyanye no kwambara bakikwiza ni itegeko, ariko ku bandi batari abasilamu ni indangagaciro z'umuco nyarwanda, nk'uko amadini amwe n'amwe agenda ashyigikira n'ubundi izo ndangagaciro. Abdul, wenda dukomeje n'ibijyanye na Rwanda Modest, ese igitaramo muri gutegura, ese imyiteguro igeze he? Imyiteguro navuga ko igeze kure, kubera ko ubu ngubu twamaze guhitamo abamodeli tuzakorana nabo. Igitaramo kiri ku itariki 16 z'ukwa 12 kikaba kizabera Onomo Hotel. Mu by'ukuri
gahunda zose twarateguye ndetse muri uku kwezi gusigaye turagerageza kugenda duhura n'abafatanyabikorwa ndetse twamamaza cyane. Navuga ko abanyarwanda tubahishiye byinshi cyane kuko burya abantu bose usanga bafite amatsiko yo kwibaza ese kuri iyi nshuro ni akahe gashya, ariko mu by'ukuri wenda nko ku banyamideli twanagerageje kuba twabaherezamo na kita competition kuko biba byiza iyo abanyamideli baje bakerekana imyambaro, ariko byibuze tukaba twanavuga ati ese ninde kuko urusha abandi. So guhitamo urusha abandi nabyo biraba motivatinga kubera ko baravunika mu byo bakora. Mu byo bakora baravunika, rero iyo habayeho motivation bituma nabo ubwabo bakunda career yabo, bakavuga ati byibuze mfite aho ndi kuva naho ndi kugana. So utabaye top model this round, maybe next time ushobora kuba waba nawe urusha uhiga abandi. So niyo mpamvu twavuze ati nabo tuba motivating mu buryo bwo kugira ngo tube twafatamo top models umuhungu n'umukobwa kugira ngo babashe kugenda bakunda career yabo. Yes, ngira ngo rero abakunzi b'ibitaramo byo kwerekana imideli mushonje mwishiwe. Mbere yuko dukomeza n'umutumirwa wacu, reka twinjire mu gice cyacu cya Celeb Star. Muri Celeb Star rero uyu munsi twabateguriye inkweto 10 zambarwa n'ibyamamare usanga ntago ari umuntu wari wese ushobora kuzambara. Niyo mpamvu rero utagomba kuva imbere ya televiziyo yawe. Komeza ukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Abadamu benshi bakunze kwambara inkweto ndende kugira ngo bagaragare neza. Akaba ariyo mpamvu amoko y'inkweto ndende akomeje kwiyongera mu buryo bwo kunyura abakunzi b'izi nkweto. Design nyinshi z'inkweto ndende zikorwa hibanzwe cyane mu kutabangamira abazambara, gusa hakaba hari izikorwa ku buryo n'ababimenyereye kuzigenderaho badashobora kuzambara. Muri izi nkweto zitangaje hari 10 zihiga izindi mu nkweto zidasanzwe zakozwe bake bashobora kugenderamo. Ibyamamare ho biba akarusho kuko bakunda kwambara inkweto zidasanzwe baba bari gukora video ndetse no mu birori byinshi bitandukanye ibi byamamare byitabira bagaragara bambaye inkweto zidasanzwe kuri red carpet. Muri izo nkweto ndende zitangaje zambarwa n'ibyamamare harimo 10 zihiga izindi. Ku mwanya wa 10 haza ponytail heels, akaba ari inkweto zikoze nka shinyo y'imisatsi zakozwe n'umudesigner Masaya Kushino. Usibye uburebure bwazo, izi nkweto zifite taro idasanzwe ikoze nka shinyo ishobora kugutura hasi igihe uzambaye. Ku mwanya wa 9 haza soles high heels cyangwa se inkweto zitagira igikandagira. Izi nkweto zo si ndende cyane nk'izindi, gusa zikaba zibura ikintu kimwe cy'ingenzi aricyo igikandagizo cy'imbere. Izi nkweto kuzigenderamo biragoye cyane cyane ugiye nk'ahantu hari amabuye kuko birutwa no kwambara ibirenge. Ku mwanya wa 8 haza Geisha inspired heels umudesigner Alexander McQueen yakoze. Izi nkweto zikaba zifite talo ebyiri imbere n'inyuma, akaba ari ibintu bigoranye cyane kuzambara. Ikintu cyonyine gifasha uzambaye kugenda ni akagozi bazirika hejuru y'ikirenge kugira ngo zigufate neza. Nubwo bigoye kuzigenderamo, hari ibyamamare byinshi byambara inkweto nk'izo mu buryo bwo gufata risk mu izina rya fashion. Ballet heels iza ku mwanya wa 7 mu nkweto zidasanzwe zambarwa n'abasitari. Tumenyereye ko ababyinnyi b'imbyino ya ballet bambara udukweto duto turambuye ahagana ku mano kugira ngo babashe kubyina bashinze amano. Izi nkweto zikaba zisa nk'izo za ballet gusa wongeyeho taro. Kugendera muri izi nkweto udasanzwe ubyiniye imbyino byakugora cyane ku buryo byafata nk'amezi menshi ubyitoza kugira ngo ubashe kuzigenderamo utaguye. Wire high heel ni inkweto ziza ku mwanya wa 6 mu nkweto ibyamamare byambara zigoye kugenderamo. Izi nkweto zikozwe mu twuma gusa, kuvuga ngo utwuma tugiye duteranyije nta kindi kintu kirengejeho. Utwo twuma rero nitwo twonyine tuba dufashe ikirenge, bigoranye kuzigenderamo kuko ikirenge gishobora kuva muri utwo twuma igihe cyose uri kuzigenderamo. Alien heels nazo ni inkweto zakozwe n'umudesigner Alexander McQueen, ziza ku mwanya wa 5 mu nkweto zigoranye kugenderamo, zifite santimetero zirenga 25. Izi nkweto zikaba zishushanyijeho ibihangano by'umunyabugeni HR Giger biriho abantu n'amamashini. Izi nkweto zigaragara neza hanze
ariko kuzigenderamo biragoye kubera uburebure bwazo. Ku mwanya wa 4 haza On Point Heels. Ni inkweto nazo zimeze nk'izo babyinana ballet ku buryo amano aba ashinze, naho ahagana ku gatsinsino hakaba hariho akuma kamwe n'udushumi tw'uruhu. Uru rukweto kureba biteye amatsiko, ariko ni bake bapfa kugenderamo. Ku mwanya wa 3 haza Pearl Shoes. Inkweto ziriho amasaro zigaragara neza, gusa izi nkweto akaba ari ndende cyane kuko zifite santimetero zirenga 25. Umuhanzi w'icyamamare Lady Gaga akaba yaragaragaye yambaye izi nkweto, byatangaje abantu benshi, gusa nawe akaba yaragendaga abangamiwe. Nubwo Lady Gaga azwi kugenda yambara inkweto nk'izi bikamworohera, muri izi ngizi yagendaga atsikira. Kwambara inkweto nk'izi ntibyoroshye, usibye gusumba bikabije abo muri kumwe, uzambaye aba afite risike yo kugwa nabi ku buryo wavunika akaguru uramutse ukandagiye nabi. Ku mwanya wa 2 haza Armadillo Heel. Umudizayina Alexander McQueen ubwo yashyiraga hanze izi nkweto, benshi ku isi baratangaye ku buryo zahise zinashira ku isoko. Nubwo izi nkweto zari iz'agashya, kuzambara igihe kirekire biragoye kubera uburebure bwazo. Lady Gaga ari mu ba mbere batunze imiguru myinshi y'ubwoko bw'izi nkweto, ariko nawe yazambaye abafite umuntu umwegereye kugira ngo amufate aramutse atsikiye cyangwa se aguye. Hakaba harakozwe imiguru 21 gusa, zose zishira ziguzwe n'ibyamamare harimo Beyonce n'abandi. Ku mwanya wa mbere mu nkweto zidasanzwe kandi zigoranye kugenderamo haza Backward High Heels. Umudizayina w'inkweto Rene van der Berg yashyize hamwe n'umunyabugeni wo muri South Africa bakora inkweto ndende zifite taro imbere. Umuntu ashobora kwibaza ati bishoboka bite ko tumenyereye ko inkweto ndende taro yabo iba inyuma ku gatsinsino? Siko biri rero kuri izi nkweto kuko taro yazo iri imbere ku mano. Dusanzwe tuzi ko benshi bagorwa no kugendera mu nkweto ndende zisanzwe, ariko noneho iyo taro iri imbere ntibishoboka kuzigenderamo kuko n'uzambaye adashobora guhagarara yemye. Yes, twagarutse rero. Abdul, izi nkweto wowe urazibona ute? Inkweto zo ziratangaje. Ziratangaje byo kabisa, ntabwo bisanzwe. Gusa nyine nta wamenya bitewe n'uburyo umuntu aba ashaka kuba yagerageza itandukaniro no kuba famous cyane. Yes, cyane ko abasitari nicyo kintu cya mbere umuntu wenda agenda agaruka wese ngira ngo ibyo byose nge ni made in Rwanda. Reka wa mugani tujye twiyambara made in Rwanda kubera ko zira ntago ari inkweto. Hari nanjye urangeze muri bariya nanjye tavuga ati ariko ndabona iyi nkweto nayo ifite umwihariko. Ifite umwihariko wayo. Igitaramo giteganyijwe ku itariki 16 z'ukwa 12, kikaba kizabera kuri Onomo Hotel. Ngira ngo abantu barahazi benshi munsi ya RSSB, ndetse amasaha nk'ibisanzwe n'ubundi ni mu masaha 12 kugeza saa 4. Abdul, usanga nyine abanyarwanda bagira ipfunwe ryo kwitabira ibitaramo byo mu Rwanda kubera ko ibitaramo byo mu Rwanda kenshi biba bihenze, kwinjira bari amafaranga menshi. Ese koko nimba atari ibanga kwinjira muri icyo gitaramo bizaba ari amafaranga angahe? Icyo ni ikibazo cyiza kubera ko nicyo kintu cya mbere dutekerezaho. Icyo tuba dukeneye ni abantu baza kureba ibyo twateganyije. Ntabwo twigize rero dushyiraho ibiciro bihenze cyane kuko twe twateganyije yuko VIP azaba ari ni nka VVIP kubera ko izaba ari 20 kwinjira, ndetse VIP ibihumbi 10. Ariko tuza gutekereza neza ko muri message turi gutanga dukeneye n'abanyeshuri cyangwa se dukeneye n'abandi bantu bashobora kuba batabona ubwo bushobozi. Turavuga ati reka dushireho n'ibihumbi 5. Ibyo bihumbi 5 ariko ahanini tubishirira abanyeshuri cyane kuko ni nabo ba mbere dushaka ko iyi message igeraho, kuko nabo bari mu bo tubona ko iyi event ishobora kuba yagenda yigisha. Yes, wenda dusoza niki muri guteganyiriza abanyarwanda cyangwa mu buhe butumwa waha abanyarwanda nk'umuntu uhagarariye Rwanda Modest? Ubutumwa nahereza abanyarwanda nuko ahanini muri iki gihe tugezemo harimo urubyiruko navuga ngo rushishikajwe no kwambara imyambaro rukura ku mico yo hanze cyangwa se kure hakurya y'inyanja atari mu mico yacu cyangwa se umuco wacu nk'abanyarwanda. Nabahereza message mbabwira yuko ubu ngubu dufite imyambaro ihagije, ku buryo
nta wagakwiye kuba acyambara ubusa cyangwa se ngo yambare imyambaro itikwije, kandi igihe habayeho ngira ngo ni nayo motifu abenshi batanga yo kuvuga ngo kera ngo se kubambaraga ubusa, ariko kera hambawe ubusa bitewe nuko nta myambaro yari ihari. So kuri ino nshuro dufite Made in Rwanda, numva ko dukunda iby'iwacu kandi twikwize, burya indangagaciro z'umuntu zigaragarira n'uburyo yambaye. Niyo mpamvu rero nabwira abanyarwanda ngo bazitabire. Hari bamwe batanazi neza ko harimo abanyarwanda bashoboye gukora umwambaro mwiza, umwambaro wajyana muri office, wajyana muri ceremony, mu bukwe. Mu by'ukuri dukunda iby'iwacu kuko ubu ngubu turihagije. Navuga ko hari n'ibindi twakora hanze, ariko twambare nk'abafite, si twambare nk'abandi badafite. Kuba wakambara ukaberwa mu gihe ubifite, ntiwisanishe n'utabifite kandi ubifite. Abdul, reka rero tugushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro Tsapa Fashion Show, kandi tunakwifuriza amahirwe masa yo kuguma gutegura ibitaramo byanyu. Nizere ko bizaba ari byiza cyane. Murakoze cyane, kandi ndabashimira kuba mwadutumiye nka Tsapa Fashion. Mukomeze muteze imbere fashion nyarwanda, kuko message dukeneye kigera ku banyarwanda cyane. Nk'ino nsanganyamatsiko abanyarwanda bose bamenye gahunda yo kwikwiza, kuko burya mu ndangagaciro dukwiye kuba twanagaragarira mu myambarire. Reka tugushimiye cyane Abdul. Ni naha rero dusoreje ikiganiro cyacu Tsapa Fashion Show. Murabizi ko akaryoshye katajya gahora mu itama, gusa nitwagenda tudashimiye Hotel Villa Portofino ibaduhaye ahantu heza ho gukorera, ndetse namwe mwaduhaye umwanya mukadukurikira. Reka rero dusoreze ahangaha tunabifuriza kuzagira icyumweru cyiza. Njyewe na Fabrice Ndayishimiye, iki kikaba cyari ikiganiro Tsapa Fashion Show. Ciao.